inzara umbwira nkaza nkazigucira natekereje kuri mu tundi turunzi akanari kuba nyeretse nkaza nkaguha keya rwose ikibazo wamfasha muri na nyinga yo kurangiza shano nawe wari waraziteretse ko kuburyo zingana gutya gukomana akazi kenshi nta waryamye akazi kenshi gatuma utikorera isuku mbega umugabo pake urimo guca inzara umbwira nkaza nkazigucira natekereje kuri mu tundi turunzi akanari kuba nyeretse nkaza nkaguha keya rwose ikibazo wamfasha muri na nyinga yo kurangiza shano nawe wari waraziteretse ko kuburyo zingana gutya gukomana akazi kenshi nta waryamye akazi kenshi gatuma utikorera isuku mbega umugabo ahubwo natekerezaga none n'inzu yacu irimo irasana watekerezaga kongera amarangi n'utwanda tukavugurura bundi bushya yego guhindura irangi ni ngombwa ariko se amafaranga arava nta mafaranga rwose ugasaba kredi muri banki nta bikorwa dufite se ariko bitatwinjiriza ubu se nk'uriya mugore nzayimazemo amezi angahe hari asandukaga kuya amafaranga umugore afite ikibazo afite urakizi yagize ibyago tugomba kumwihanganira akabanza akisuganya azaduha amafaranga yego yagize ibyago birumvikana ariko natwe inzu yacu dukeneye amafaranga sibyo se none se aha niho abagore bose abagabo babo bagize ibyago bazajya baza kuba ibyo birumvikana ariko natwe dukeneye amafaranga rwose none nk'ibi byose bishaka gukorwa bizakorwa n'iki iminsi myinshi mwana umeze ute? meze neza umeze neza amakuru yo mu rugo n'umwana wanjye karibu ngwino wicare cara sheri amakuru se y'iminsi amakuru ni meza yewe we umeze neza mwana namwe mumeze neza reka njyewe byarandenze byagenze bite se mwana yanjye nahuye n'ibibazo mura n'ibigeragezo mwana yanjye byagenze bite se mwana yanjye umugabo gutya baragize gutya baragiye abansigiye abana mwana yanjye none se yagiye bigenze bite oya rwose papa ke oya tugomba kubyigaho uriya mugore akazana amafaranga bitari ibyo uranshakira undi muntu uza mu nzu yanjye rwose ntabwo mbyumva ariko mama ke uriya mugore barabizi ko yagize ibyago kandi umugabo we n'ubundi yapfuye adufite ideni baretse tukabanza tukamureka kwisuganya gafite n'umwana ari kwitaho wenda akazaduha amafaranga akisuganya se akisuganya kuva ryari yisuganya none n'inzu azayibamo se warayimuhaye burundu kuko kera wari umukristo wumva abantu n'abafasha byagezwe naba nkubeshye pe mubwiye ngo nzi amaherezo yiwe cyangwa ngo inzira ziwe naba nkubeshye mwana yanjye none se nta kintu uzi cyabaye ku buryo nyine yagiye utazi ngo kugenda kwiwe naba nkubeshye pe ntabyo nzi amafaranga yavaranaga rero yadufasha kuvugurura inzu tugomba kwifashisha no n'urundi ruhande ariko uriya mugore urabona nta handi hantu akura amafaranga neza iriya nzu twarayubatse ariko ubundi papa kete reka nkubaze ubundi guca uriya mugore uba umwitayeho cyane wamugiriye impuhwe yakubujije amahoro umwana we yakubujije amahoro ubundi ni ukubera iki ese madame ntabwo amakenda abana bamugengeye mu kanza n'inkweto ngiye mu kazi oya rwose ntacyo ugenda ariko ibyo banguka dore amateka y'abagore ntabwo yakoze za
mama kugiye ko ariho nari nje kureba. uyu se kandi wateye aturuka he ntenuruka mu nzu. uje kundebera iki se ko nari Umva ngiye nkeneye amafaranga ngiye kujya gushaka kugura ibintu nkeneye. amafaranga ntabwo uzi ukuntu yabuze ni ibiki ukeneye n'icyo udafite Amafaranga yaburiye hehe se ariko mwagiye mwita ku bana mwabyara. Ubwo ngubwo warambyaye amafaranga yose mubitse muri iyi nzu ubuze n'amafaranga umpereza ngo njye kwigura ibintu nkeneye ni ukumva ngo muri abakire gusa nta n'ikintu mumpa. uyu ibi byose uko ari kunkorera hariya ntihari umugore umaze mu nzu hafi umwaka ugiye kuyimara atishyuye genda ubwire se ko aguhaye amafaranga kuko njye namubwiye yishyuze uriya mugore cyangwa amusohore Nose uriya mugore ni wenyine mukuru w'amafaranga. ok genda uyasabe papa wanjye ntayo mfite rwose Nawe urabona ko nyine nta kibazo uzagaruka neza uzazanire na mama baze bansure nzabaza n'indenzi irembo tugende kanguherekeze tugende haguruka tugende ubu wabuze icyo uteka hariya muri sitoke hose nta kintu kirimo cyo guteka naherutse ejo bundi muzana imifuka y'imiceri sinzi aho iri kujya none se ushinzwe kubimenya nimba utarambwiye ko byashize ubwo nabimenya gute nimwe mujya mwigira muri byo cyo koze ibintera umujinya ntibibura ubwo uraje ubuze icyo uteka uje kuntera umujinya sinabuze yakoze n'utumi kuvuga nabi ko kavuga iribaye mvuga nabi se nabura kuvuga nabi n'umujinya mwanteye ngaho sobuja araje ngaho umukobwa we none nawe ngo ndateka iki wabuze icyo uteka aho agenda witeka ntabwo byadufata umugambi ntusakurize genda ushake icyo uteka genda rwose genda egeraho nyihera inzira ntambuke tambuka mabuja mabuja uragiye se none ntagenda noneho guteka mbere uteka ubireke none nimba ari njye ugiye kubirya ubwo ubireke ntabwo mwebwe muri burye sawa ubwo turabiretse akazi keza mabuja sawa akazi keza nawe gumana nzagugumana agakiza k'Imana we nzagugumana nzagugumana agakiza k'Imana we nzagugumana nambagura nayo mana sha ngiye kubireka ibyo guteka mbivuyemo niba ariko mabuja agiye se we iyi ni byiza pe ndabizirikana cyane nzaza rwose ngomba kuza mu kirori cy'uwo mwana sawa murakoze abandi bari kuryoha abagore bagenzi banjye bari kuntumira mu birori nabuze amafaranga uriya mugore ngiye kumwirukana nimba adashoboye kunyishyura ngiye gushaka umuntu uza akangira mu nzu rwose akampa amafaranga ntabwo ndi yesu ntabwo namwishingira igihe tishime we mabuja aragiye kuko nta n'ikintu gihari uburiri bwuriye uburiri Kora ntabwo uri kunyumva ahubwo se abandi bandi mpamvu uri kuvugana buri kanya urekera kugira ute rekera guteka kubera iki kubera ko byagenze ute wabuze icyo uteka muri iyi nzu nimba ushonje uzi ubyitekere mbese wongeye kurya baguhemba amafaranga kugira ngo ukore akazi waje usaba hano muri uru rugo ukora akazi kose uteka ibiryo kora uvuze gute uzabwire nyoko kandi kora usigaye ufite igati muri iyi minsi gusa ubundi wareba wabona umukozi nkanjye hari ubwo nabwira papa akahita kwirukana hano ugasubira iwanyu mu cyaro ukajya kujya wirirwa uhinga unakura ibijumba wanjije ngo telefone y'iki ukwezi kwawe ntikuragera banza ukore akabuno ahubwo nako gakore ndamubwira yewe njya we navuye iwacu mpunze ibijumba ahubwo muri iyi minsi urasubirayo wajya kongera ujye imyati kwice kwako gati reba agati kawe kamaze kuba umweru inzara bagira ngo ukora mu biro nta n'isoni nkomeze nkwihanganire imyaka yose ishize nkomeze nkwihanganire oya rwose mama kete nawe impuhwe narazigize rwose none ngira naho zigarukira ihangane kuko n'ubundi warihanganye narihanganye nyine niko utabibona niyo mpamvu naje nje ugomba kuyivamo nkayishakira undi muntu uyijyamo none ndakora iki oya murambabarira rwose kuko nanjye mfite ikibazo pe mfite ikibazo cy'uko umugabo yagiye kugeza na n'izi saa sindamenya amaherezo y'umugabo none nkomeze ngufashe ngewe ibyanjye bitinjiza ubwo size ibibazo ngewe mfite uko bingana noneho ngo ureke ukomeze ube mu nzu yanjye ngo nihangane narihanganye ugomba kuyivamo rwose mugabo wawe se ko twaganiriye numva ibyo arabizi umugabo wanjye mushyire hasi rwose
ihangane ko sinzi ibyo mupanga wihangane. n'abari kumushyira hasi njye naje nje ugomba kuyivamo ukagenda gerageza wihangane ugomba rwose. kuyivamo rwose kandi gira vuba tugenda gukure mu ibyawe nimba binarimo simbizi cyane komeza ihangane pe kuko n'ubundi warihangane gira vuba uri kunyerereza ndi kugenda yewe basi nimba ufite ikibazo mu mapiriyave y'iminsi 15 urashaka piriave ndabona umva rero nkubwire sinzagaruke nje kukwibutsa ko iyo minsi 15 yarangiye ubwawe uzibwiriza ahubwo ugende imbere yayo nta kibazo nta rwaserera nshaka ihangane umuhe nyine iyo myaka iyo sawa genda sawa murakoze hasi mana yanjye izi saha zigeze umugabo wanjye atarataha ibika ari ibibazo ntiyampamagaye telefone ye nayihamagaye kuva mu gitondo ntiriho umuheruka agenda se ndabyifata moto 8 z'ijoro we umva n'ubundi ntabwo iriho umutima ko numva umvuyemo aze ashaka abantu mbaza wenda inshuti ze uwo mugore yigize gukira ameze nabi bishoboka umugore se ko nasize yabwiye ibijyanye n'iyo ikibazo yabigaruye yaje yansohoye ameze nabi cyane yariye rwose muri uyu mujyi ariko muri iyi ngiyi bidaza kwitegura ntugire ikibazo rwose ndumva ndashaka no kuza gutahira nta kibazo ubwo uriya ranje urashaka ukuntu biza kugenda ese uri tayari ahubwo ngusure ntari nditeguye ubwo ndaza guhamagara ntimpakira ariko ntugire ikibazo rwose mukomere ni karibu karibu amakuru ni meza keretse ayandi twaraburanye umugore wawe yansanze hano induru ziba induru ebwana byari danje umugore yikanze ikira cyane byari hatari umugore nanjye amaze iminsi ari ku mutwe ambwira ibintu nazi ibintu nazo iyo bituruka ndumva ndi kumurambirwa agiye cyangwa uraho ni danje yanukiye mu muhanda abantu bose barumirwa yose umugore yatesha agaciro di byashana yandambiye ku buryo ndi kumva ntajya no kurara iwe ngewe none se ubwo turabigenza ute nje hano nyine nk'uko mushite wanjye ntonje kwirara ibyo uriya mugore tubyihoreye iminsi 15 y'amaya piyave ntashaka kuyumva iyo 15 ariko mwibona inzu se yarayubatse inzu ni izanjye igomba kugera abazibamo ibyo uriya mugore mwihoreye afite ibyamusabye cyane danje rwose pe ntabwo byoroshye sinzi kuba muri uwo mujyi ukuntu bimeze uriya mugore ni umuntu w'ikibazo none se sheri rwose nta kintu wibwira undi ko naje kurara hano twagiye se tugende nta kibazo Oh my God, I can't breathe.